Dore ibintu byantangaje mu gihe nari umujene inahangaha i Buraya ndi mu rwego ndimo kudetinga. Ibi ni ibintu byarantangaje cyane, numvuga ko nzabiganiriza abajene kugira ngo mubitekerezeho, wenda hari icyo byabafasha. Bajene i Buraya kudetinga ntago ari ibintu byoroshye, cyane cyane ku abimukira nkatwe uruhu rw'umukara ntago biba byoroshye. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu yarakimbajije, ndavuga reka nze nkaho kivugaho gatoya, mpere muri night club cyangwa mu muhanda. Hari ahantu henshi ushobora guhura n'umukobwa mukaganira, ndetse no online, ibintu nk'ibyo byose. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka rero ganirize ku kibazo umuvandimwe yarambajije cy'uburyo ese i Buraya nk'ubwo nkamwe muba mwarahuye mute n'abo bagore b'abanyamahanga, biba byagenze bite? Ndashaka mbabwira ikintu kimwe rero bajene, dating zose cyane cyane iri mu mahanga ntago ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye kandi gikomeye. Kubera iki? Akenshi tugira ikibazo cyo kugira inshuti. Urabona muri Afurika wenda n'ahandi udetinga umukobwa kubera ko yazanye wenda n'inshuti yawe. No kuvuga ngo wenda abakobwa baje ari babiri, wenda inshuti yawe ifite umukobwa itereta, ukababwira umukobwa nanjye uzanshakire, nanjye nkeneye umukobwa, wenda akazaje kukwereka akana wamubonye se sawa naye namukunze sawa, ura ni sawa kabisa. Ibintu nk'ibyo byose ndumva ariko kera twateretaga muri make, ariko noneho i Buraya ho birakomeye cyane, suko bimeze. Ntabwo ari muri iyo gahunda, kubera ko niyo ufite umushuti yawe ifite umukobwa, hari igihe usanga uwo mukobwa nawe nta zindi nshuti afite, cyangwa abandi afite warabonye inshuti bagendana ukumva utazikeneye, cyangwa ukabona ni abanyabibazo. Wowe wenda ukabona nk'inshuti yawe ibibazo bahora barwana, ukumva ko nta gihari. Ariko inaha rero uko bisa nkaho bijya kugorana cyane, hari ubwo buryo akenshi buragoranye bwo kuba inshuti yawe yagupasa cyangwa yagukonekta n'undi muntu, ntibikunze kubaho. Kubera iki? Kubera ko usanga inaha abantu nta nshuti benshi bagira, ntago bagira inshuti, bagira inshuti zike zishoboka. Noneho ariko bakagira inshuti bahurira mu kabari gusa. Nicyo kintu gisekeje, kubera ko akenshi usanga ari abantu bakorana, wenda bahurira ku ishuri bajyanye abana, cyangwa bose wenda bakiga akaba aribwo bakora ubucuti, ariko mu yindi minsi isanzwe buri wese akaba abahanye. Noneho dore icyambayeho rero, ndibuka n'inshuti yanjye, twese twari abasiribateri kandi dukeneye abantu, dukeneye abafasha, ubwo turi muri struggle, ariko tukumva ko ubuzima bugoranye. Byaba byiza duhuye n'umuntu tugasangira ibibazo dufite, kugira ngo nibura turebe uburyo twatera imbere. Nuko nguko twabitekerezaga. Ubwo noneho dutangira kujya dusohoka mu tubare nk'uko bisanzwe, tukajya mu tubare. Ariko noneho ikintu cyabaga mu tubare ni iki? Nuko wahuraga n'umukobwa, mwatangira kuganira, wajya kubona arahindukira arimo kureba inshuti ze. None inshuti ze nawe wahindukira ujye ureba icyo arebye, ukabona bari mumeze nk'aho barimo gutema umuhogo. Urabona iyo ufashe akaboko kawe umeze nk'aho urimo gutema umuhogo wawe, ku ijosi usa nk'aho urimo gutema ijosi ryawe. Ni nko kumubwira ngo oya reka wituzanire uwo muntu. Urumva? Ni ukuvuga ngo uwo mwana w'umukobwa iyo ahindukiye burya aba arimo gusaba sinye kuri bariya bintu approval. Cyane cyane ko inahangaha hari ikibazo kimwe, iyo ukundanye n'umukobwa, umukobwa yagukunze ku giti cye, inshuti ze ntizigukunde. Byanze bikunze bazakora uko bashoboye, ibyo bintu byanyu ntibizagera aho bigera. Nubwo bwose wumve ntibaturanye, bahuriye mu kazi, bahuriye mu biki, ariko bazazana amagambo menshi, cyane cyane iyo uri umwirabura, uri yaje kukwiba, uzabe uzitondere, ushyire bank account yawe kure, uzitondere biki, cyangwa asize umugore n'abana muri Afurika, cyangwa afite abagore gutya, ibintu nk'ibyo byose. Cyane cyane rero iyo uri mu Nigeria rero ho kabaraka ni ikibazo. Bo bafite isura mbi inahangaha ikomeye. Sinzi aho ituruka aho ngaho, ntago nakubeshya. Noneho ubwo iyo nyine bamweretse kuriya nyine
bagukase nyine bagukase ijosi, ubwo muri make ahita ashaka impamvu akwikiza akigendera. Ugasanga rero abagabo inaha duhura n'icyo kibazo gikomeye. Noneho twahura n'abirabura bene wacu, bo nta kigenda bo ni abantu areba icyo uburyo uhagaze. Iyo uri wa muntu wambaye neza ugaragaza ko ufite ikintu, aho barakwemera. Ariko iyo ugaragaje ko uri umuntu simple, umuntu wambara ikirato kimwe ushobora kucyambara icyumweru kizima, wakwambarije jinx yawe isanzwe, ntabwo ashobora ku izina ry'Imana yakuganiriza, agahita akubwira ko ari bize, ko nta mwanya afite, ibintu nk'ibyo byose. Ibyo kandi nabyo, niba hari umwana w'umukobwa urimo kunyumva utuye i Buraya, iriya ni defo mugombe mwirinde, kubera ko uba utakaje amahirwe. Uriya mugabo ashobora kuba muri we atari uko ari umukene, ariko yahisemo kugira ngo yicishe bugufi, kubera ko yaje gusanga kominote abamo ari abantu baciye bugufi, yanga kwiyerekana. Urumva, ako ni akantu usanga dustragoringa kugira inanga. Uretse rero mu tubare ari two nita ama night club, rimwe na rimwe nabwo usanga tugira n'ikibazo cyo kwinjiramo twebwe abirabura. Dusanga tunastragoringa kugira ngo twinjiremo, kubera ko ujya kwinjiramo ugasanga barakubujije, ugasanga barakubwiye ngo uyu munsi ntabwo mwinjira. Wabaza ngo kubera iki, bakubwira gusa ngo uyu munsi ntabwo mwinjira. Nuko icyo kintu ironda kinabyita ironda bara ibiki inahangaha kuri urwo rwego ho rirahari muri night club. Iyo uri umwirabura ntabwo upfa kwinjira muri night club. Hari night club imwe gusa y'abanyakenya niho uba wemerewe kujya, ariko mu yandi y'abazungu ntabwo wemerewe kujya muri iyo night club. Ngizo ni amahirwe, kandi nk'uko nabivuze ku yandi mavideo, hari condition ugomba kuba uri kumwe n'undi muntu kandi utambaye suppress. Ugomba kuba uri n'undi muntu kandi wambaye inkweto zitari suppress, ukaba wambaye inkweto nziza, wambaye neza, bigaragara yuko wari ufite gahunda zo kuza. Iyo ni kode ya buri muntu wese, batarebye ibara ryawe. Iyo ni kode ugomba kuba wujuje uri kumwe n'undi muntu. Ikindi noneho uretse aho ngaho mu ma night club, ahandi hantu ni usanga twajyaga guhigira ku mihigo twakoraga, nko ugasanga nko no mu mabisi ibyo birasekeje. Mu mabisi ugasanga ugiye kwicarana n'umwana w'umukobwa kugira ngo urebe ko hari igihe nawe ubwawe atangira kukwisuhuriza. Ni ukuvuga ngo ushobora kugenda wasanga hari intebe iriho ubusa, wamubaza niba intebe iri free, agahita akubwira atashaka ko mwicarana, akahita akubwira ngo oya, hari umuntu uhari. Urumva, cyangwa agashyiraho igikapu. Ariko iyo ashaka ko muganira byanze bikunze, ahita akubwira ya is free. Urumva, wamubwira wahita umushimira, wamubwira ngo urakoze, agahita atangira akuganiriza. Urumva, ako kanya agahita akuganiriza, agahita abona ko muri make watangiye ikiganiro. None tukiri naho ngaho, nko muri bisi nabwo hari ukuntu uhura n'umwana w'umukobwa akaba akuganiriza, ariko adashaka, atagukunze, ari kugira ngo gusa akuganirize, akwereke ko nta kibazo afite, akuganirize. Ariko iyo bigeze muri cya gihe cyo kwaka kanimero cyangwa kumubwira ngo muzongere muhure, wamukunze, wapi, akakubwira ngo, agahita akubwiza ako kanya ko afite umugabo cyangwa afite umugore, kubera ko nk'umugore nayemeye kugira umugore mugenzi we, cyangwa muri mu biganiro agatangira kubwira iby'umugabo we, cyangwa atangira kubwira iby'umugore we. Aho ngaho niho kubwira ngo don't touch, ni kubwira ngo reka nyine muri make hari zone, ntiwinjire muri zira zone. Aho ngaho ukumva ko muri make aho ngaho utagomba kwinjira. Ikindi uretse kujya mu night club, uretse kujya mu mabisi, hari n'izindi line ubwo muri dating, mu ma website aba ari aho ngaho, abantu bagenda bagapostingaho amafoto yabo, ibintu nk'ibyo byose ukaganira. Ariko hariya akenshi haba harimo ibintu biba bisekeje. Usanga umukobwa uri hariya, umukobwa mukaganira, akaguha ndetse na nimero, nawe ukamuha nimero, we mugahana umunsi muzahura, wajya hariya ukajya kubona n'umuhungu
yes, ukajya kubona ukabona ni umuhungu uje ukibaza uyu muhungu ibi ni ibiki, ngewe ko njye naganiraga n'umukobwa, umuhungu aturutse hano mu bigenze biti. Urumva rero ibyo byose nibyo ni bimwe mu bibazo duhura nabyo mu gushaka muri dating zina ahangaha i Buraya. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ibintu usanga biba ni struggle mu zindi kubera ko kuba inahangaha uba wenyine nk'uko nabivuze ni ibintu bidashimishije, ni ibintu kunyagwa zigahera. Niyo mpamvu usanga nka famiye nyinshi zifite nk'abana bageze mu rwego rwo gushaka ariko byarabananiye, usanga bafite intambara hagati y'ababyeyi n'abana, usanga ababyeyi bakondana abana kuki mudashaka, kuki mutagenda ngo muhure n'abandi bana, bo bakagira ngo biroroshye ariko ntago byoroshye keretse utarabibayemo ngo umenye uburyo bikomeye. Ako rero ni akantu nari nshatse kugira ngo nsubize umuvandimwe wanjye uburyo inangaha biri mu bintu bisa nkaho biba bikomeye cyane. Akenshi ni nka gambling, na rimwe na rimwe hari igihe uhura n'umugore ugasanga ibintu akora ibintu uburyo siwe washaka. Akenshi ahangaha ntabwo tugendera ku marangamutima iyo turimo kudetinga, tugendera kuri logique, ku byo dushaka, aho icyo dushaka kuzageraho. Bityo rero ibi muri bimwe usanga kubaka i Buraya bisaba kwihangana cyane, ariko cyane birenze muri Afurika. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, Imana ibahe imigisha ya buri munsi. God bless you, God bless you, all of you. Ciao, 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 ciao.